So welcome again kuri channel yanyu. Tugiye kubagezaho step 5 cyangwa se intambwe zikoreshwa 5 kugira ngo witwe umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda mu buryo bwemewe. Nyuma yuko wumvise iki kiganiro kugera ku munota wa nyuma, uri buze gusobanukirwa neza uburyo wabigenza kugira ngo witwe umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Nimvuga umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda, wumve ko ari intambwe 5 wakurikiza kugira ngo ubashe kubona scholarship, wigire kuri scholarship. Nimvuga scholarship, wumve kwiga nta kintu wishura, kwigira ku deni cyangwa se inguzanyo. So tugiye gutangirana na step ya mbere cyangwa se application ya mbere. Rero kugira ngo wige ubu umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda, ugomba byibuza gukora application 5. So icyo usabwa rero ni ugukanda subscribe, like, share ndetse na comment. Ubwo nimvuga share, wumve ko share uri buzi iki kiganiro kugisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo babashe kumenya aya makuru ajyanye na application cyangwa se intambwe 5 wakoresha kugira ngo ube umunyeshuri wa UR. So application ya mbere rero yitwa application of admission. Nimvuga application of admission, uhite wumva kwiyandikisha muri UR. Nimvuga kwiyandikisha muri UR, ni ya application iri rusange. Ni application mukora muri abantu benshi. Umuntu wese ufite icyo bise principal pass cyangwa se amasomo 2 yatsinze, aba yemerewe gukora application. Ndetse na wa wundi amanota yose waba ufite, uba wemerewe gukora iyo application. Then nyuma yo gukora iyo application, uyikora ukishura ibihumbi 5, ukabyishura kuri bank account ya UR. Dore uko bigenda muri iyi step ya mbere. Ujya kuri website ya UR. Wamara kujya kuri website ya UR, ukuzuza icyo bita bibliographic information. Nimvuga bibliographic information, wumve ko ari amakuru yose yawe, mbese umwirondoro wawe muri rusange wawe wowe, amazina yawe, email yawe, nimero ya telefone yawe, index number, ababyeyi bawe, ibyo ngibyo nyine umwirondoro wawe muri rusange. Then nyuma yo kuzuza umwirondoro wawe kuri bibliographic information, uhita uhabwa icyo bise reference number. Nimvuga reference number, uhita wumva iki reg number. So nyuma yo guhabwa iyo reg number, icyo ukora ni iki? Uhita ujya kuri beka account cyangwa se account ya UR, ukishuraho ibihumbi 5. Ayo mafaranga ibihumbi 5 ni amafaranga yo bita application fee. Umuntu wese ukoze iyo application yitwa admission yishura amafaranga ibihumbi 5 kuri konte ya UR. So nyuma yo kwishura ibyo bihumbi 5 rero, uhita ukoze icyo bita gusaba. Usaba faculty cyangwa se programme cyangwa se ibintu ushaka kwiga. Suppose nko ku muntu wize PCB, ushobora kuvuga uti nshaka kwiga midwifery nini, ukavuga uti nshaka kwiga education wenda muri biology and chemistry. Mbese anything wasaba icyo ushaka bitewe na combination wize muri A-level, ndetse ugahitamo nuza ushaka kwigaho campus. Muri application of admission niho usaba programme cyangwa se ibyo ushaka kwiga, ugahitamo na campus ushaka kwigaho, ndetse ugahitamo n'igihe uziga cyangwa se icyiciro uziga. Ushobora guhitamo ati nziga A1 ariyo bita advanced level, advanced diploma, cyangwa se ugahitamo icyo bita bachelor's degree cyangwa se A0. So nyuma y'uko usoje ibyo byose rero, habaho icyo bise gutegereza. Abantu mwakoze application of admission mutegereza hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 2. Iyo mutegereje icyo gihe rero, UR irekura icyo bise result. Isohora result itangaza abantu babaye selected n'abatarabaye selected. Ubwo umuntu wabaye selected ni umuntu uba waremerewe kuba admitted, mbese umuntu uba warabaye admitted. Ariko kuba warabaye selected cyangwa se admitted ntabwo bivuze ko uba umaze kuba umunyeshuri wa UR. Habakurikiye izindi step 4 zisigaye.
kandi nanone mwitondere iyi application of admission. Any mistake yukozemo ikosa rimwe rikubuza amahirwe menshi cyane, menshi ariko, kuko urumva niyo application ya mbere ikorwa. Iya mbere yapfuye, ntabwo iya kabiri wayikora ngo bikunde, urabyumva neza. So nyuma yo gusobanukirwa neza iyi application of admission ariyo ya mbere, tugiye kuri application ya kabiri ikorwa. Ubwo ni intambwe ya kabiri kugira ngo ube umunyeshuri wa University of Rwanda. Ukimara gusoza iyi application of admission uba ufite 20% yo kuba umunyeshuri wa UR. Noneho application ya kabiri ariyo application of loan. Application of loan ikorwa na wa muntu uba warabaye selected cyangwa se uba warabashije gukomeza gutsinda ya application ya mbere ariyo yitwa admission. Application of loan urabyumva neza, ucyumvamo loan wumva iki? Inguzanyo. Iyi ni application ukora uri gusaba inguzanyo, mbese usaba kwiga wishurirwa, kuko ya application of admission irakorwa ariko hariho n'abayikora bagahita bajya kwiyishurira as self sponsor, abandi mugahitamo gusaba iyo loan, gusaba iyo nguzanyo kugira ngo mwige mwishurirwa. Iyo ni application ya kabiri. Iyo application of loan uyikora uzuzamo, ujya kuri website n'ubundi ya UR, baba batanze link cyangwa se ugakoresha website isanzwe, ukajyaho ukuzuza information cyangwa se detail baba bagusabye kugira ngo ubashe gusaba iyo loan. So ku bantu babashije gutsinda rero iyo application of loan, hari ikindi gikurikiraho. Ubwo igikurikiraho ni step ya kangahe? Ya gatatu, ariyo ntambwe ya gatatu. Ndakubwira neza ko ndetse ndanaguhamiriza neza ko ukimara gukora iyi application ya kabiri ariyo yitwa application of loan, uba ufite 40% yo kuba umunyeshuri wa UR. So application ya gatatu rero ni iyi. Application ya gatatu ni application of registration. Nivuga application of registration, ni application ukora uri kwiyandikisha nk'umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Iyo application of registration urayikora wishura amafaranga 60,000. Murabizi kuri application imwe ya mbere admission wishura 5,000 bya application fee. Application of loan ho nta kintu wishura. Application of registration ariyo yo kwiyandikisha, wishura amafaranga 60,000 yo kugira ngo wiyandikishe nk'umunyeshuri wa kaminuza y'u Rwanda. Iyo application of registration rero ikorwa n'umuntu uba waremerewe inguzanyo, umuntu uba wararebye rezilita akabona kuri loan bamwemereye kwigira ku nguzanyo, uwo ni ukora application of registration. So kuri application of registration rero nuko byumva ko ari ukwiyandikisha, naho urongera ukuzuza amazina yawe, nimero ya admission yawe, ubwo ni reference number cyangwa se reg number, ni wa mubare ukuranga wowe baba baraguhaye uhuje n'amazina yawe, ndetse ugashiramo n'ishuri wizemo cyangwa se previous school, ubwo ni ikigo wasorejeho senior 6, then ukemeza nyine ugakora confirm. Nyuma yo gukora confirm uhita ubona ahantu hari handitse registration, hahita hahinduka hakaba registered. Ubwo niba ubonye habaye registered, direct uba wamaze kwiyandikisha byarangiye. So nyuma y'aha ngaha rero ugisoza ibyo ngibyo, direct uba wamaze kuzuza 60% uba wamaze kuba umunyeshuri wa UR cyangwa se wa University of Rwanda. Iyo ntambwe ndumva uba wagerageje pe 40% n'ibisigaye. So ukimara kubona 60% rero ku ijana yo kuba umunyeshuri wa UR, ngira ngo urabyumva neza pe, uri kubigendamo neza. Tugahita dukomezanya rero na step ya kane cyangwa se intambwe ya kane yo kugira ngo ube umunyeshuri wa UR. Step ya kane ni application of contract with BED and HEC. Nimvuga gutyo uhite wumva, ukimara kumvamo contract uhita wumvamo amasezerano. Aho ngaho na amasezerano ukorana na HEC ndetse na BED yo kugira ngo ya loan, ya nguzanyo wemerewe ujye uyihabwa.
ahangaha icyo ukora n'ubundi ukoresha website ya BRD, then ukuzuzamo imyirondoro bagusaba. Nyuma yo kuzuzamo iyo myirondoro bitewe na faculty cyangwa se programme wasabye, uhabwa urutonde cyangwa se uko ibintu bikurikiranye ibyo uzishyurirwa, ugasoma bari inyandiko nini ikubiyemo amafaranga bazakwishyurira. Hari abasanga ari miliyoni 11, miliyoni 8, nyine ureba amafaranga yose bazakwishyurira mpaka usoje. So nyuma y'ibyo ngibyo rero igikurikiraho ni ukuzuzamo akawunti yawe cyangwa se konti uzajya ufatiraho icyo bise living allowance. Nimvuga living allowance wumve ko ari ya mafaranga uhabwa buri kwezi yo kugutunga. Ku bantu bari kwiga ubu ngubu bari guhabwa 40,000 buri kwezi. So ushiramo akawunti yawe rero uzajya uboneraho cyangwa se wakiriraho ibyo 40,000. So ushobora gukoresha phone number, mobile money cyangwa se ugakoresha BK account. BK account ngire ngo murabyumva neza ko ari Bank of Kigali account. Ku banyeshuri baba batunze account muri Bank of Kigali murayikoresha nabwo nta kibazo. Ukimara kugera ahangaha usoje iyo step, ukora icyo bise nyuma y'iyo nyandiko nini haba hakurikiyeho icyo bise gusinya contract. Gusinya contract biba biri digital, bikorwa mu buryo bwa digital. Ni uburyo usinya mu buryo bwa digital utiriwe ufata ikaramu, kandi ukabisinya uri gukora iyo application. So ubwo batazi uburyo rero umuntu asinya bya digital, murandika muri comment nta kibazo, nabyo tubategurira ikiganiro cy'uburyo bikorwa. So ubwo ugisoza iyi ntambwe ya 4 cyangwa se application ya 4, ukiyisoza uba ufite 80%, ubugeze ku kigero cya 80% cyo kwitwa umunyeshuri wa University of Rwanda. So ngira ngo urabyumva neza. Ahangaha nanone uba ugomba kwitonda neza, kuko urumva ko haba hasigaye 20%. 20% niyo ibisigaye kugira ngo uhite uba umunyeshuri wuzuye wa UR 100%. Nibyo biba bibura pe 20%. So ubwo nyuma y'iyi application of contract with BRD ariyo ntambwe ya 4, tuba tugiye gukomezanya n'iki ne step ya nyuma cyangwa se intambwe ya nyuma. Iyi application rero ya nyuma ariyo ya 5 yitwa application of education. Urabyumva neza, ukimara kumvamo education urumvamo kwiga. Ahangaha ukora application uri kugira ngo wemeze cyangwa se urebe amasomo ugiye kwiga. Murabizi muri university habamo icyo bita module. Module rero ntabwo wenda katavuga ugiye kwiga icyo bita level 1 cyangwa se mu wa mbere, ntabwo biba bivuze ngo amasomo yose urayigira rimwe nk'uko uzi muri A-level cyangwa se muri senior mwabaga mufite biology, chimie, amasomo yose mukayiga igihembwe kimwe. Ntabwo ariko university bimeze. Iyi application rero urayikora, then bakakwereka niba muziga amasomo 9 wenda bakakwereka nk'amasomo 5 kariyo uziga igihembwe cya mbere gusa. Niki iyi application imaze. Ndetse iyi application of education niyo ugenda ureberaho aho ugeze cyangwa se aho ugeze journey to graduation. Mbese nusoza izi module uzaba usigaje urugendo rungana iki kugira ngo usoze ukore graduation. So ubwo ukimara gusoza iyo application of education, ikiba gisigaye ni ukujya kwishura ugatangira amasomo nk'abandi banyeshuri. So aho ngaho rero uba wamaze kugira 100%, 100% uba wamaze kuba umunyeshuri wa UR. Akandi kantu rero mugomba kwitondera, izi application zose uko ari 5 cyangwa se izi ntambwe 5 zose ukurikiza kugira ngo ube umunyeshuri wa UR, zose zigira start time ndetse na deadline. Ugomba kwitondera icyo bise deadline. Ukibona announcement cyangwa se ucyumva ati wenda application of admission izatangira itariki iyi niyi, ugomba kubanza kumenya ese deadline cyangwa se igihe ntarengwa cyo kuba nakoze application ni ryari. Suppose niba tuvuga ko uyu munsi turi ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu, niba turi ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu ukabona deadline y'iyo application ni ku itariki 20 z'ukwa gatanu,
byaba byiza wenda mu minsi ya mbere ukora application, kuko gukora application mu ba mbere nabyo byongera amahirwe, nubwo atari byo bibandaho cyane ariko nabyo byongera amahirwe, kuko hari icyo bita website installment cyangwa se website maintenance zijya zikunda kubaho igihe application ziri kugera ku musozo. Rero biba byiza iyo ukoze application mu ba mbere ntabwo ujya uhura n'ibyo bibazo. So ubwo rero ndizera niba dusozanyije iki kiganiro 100% umaze kuba umunyeshuri wa UR nukurikiza ibi ngibi. Icyo nagusaba ni ugukanda subscribe